Saa yine zirenze iminota 15 teze ku kagari ka Nyabagendwa mu murenge wa Ririma mu karere ka Bugesera. Mudugudu wa Nyamizi na Mutekano bicaye ku ibaraza ry'inzira imbere y'akagari bakora inyandiko, bakikijwe n'abaturage benshi barimo umugore witwa Nyiransabimana Marie Jeanne ushinjwa kwiba igare rya mugenzi we akaritaba mu cyumbi we akarenzaho amashuka ngo ryatahuwe mu ijoro ryo kuri uyu wa kane rishyira kuri uyu wa gatanu tariki 24 z'ukwa mbere 2025 nyuma y'iminsi 5 ngo riburi wirengero. Ryari mu nzu yararicukura rigishyira mu nzu. Igare kuritaba kugera ku mahembe ukagera hehe hose ukaritaba, ryari rifunitse yarishyizeho ibitambaro yarishyizeho amashuka arapfuka, twarikuyemo mu ijoro igare ripfutse. Habimana Emmanuel Alias Gashapo ngo niwe wabaye imbarutso yatumye iri gare rifatwa nyuma yuko uyu mugore amubwiye ko agurisha igare hanyuma wakabigiraho amakenga. Ndamuhamagara nyamara hari umuntu umpaye amakuru yuko afite igare kandi hari umubyeyi wabuze igare. Ngiye kwirondo ntabwo ndi buze vuba ngo inufashe dufate amakuru bara mubyeyi n'umupfakazi abone igare ryiwe. Iyo niwe kuri irondo ryo kuwa kane ajya kurira mu mudugudu. None amamagara ndi muri yanzu ariko ubwo nari ndi hahani mbona ahantu haratabye avuga ahantu basanga ari intumbi. Maze kubona ko igare ririmo ibimenyetso mbifite neza. Noneho nsubira inyuma nkurana n'uyu nguyu na mudugudu ndavuga ngiyewe ngiye kwinjira muze mumfate nk'umuntu bari kumwe ntimumenye ko ryo bahaye amakuru. Ariko ragiye afata igare acukura umwobo arirambikamo rirarengerwa, afata amashuka yorosaho, afata itaka agaruraho. Uwimana Charlotte nyiri iri gare twaganiriye atubwira ko umunsi ryagendeyeho yanabuze ibishyimbo nk'ibiro 5 nabyo nyuma ngo abisanga kuri uyu mugore. Ubwo bangaho igare ndamiramiza kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu kuwa kane nimugoroba ejo maze gutaha numva telefone irasonnye ati ryagari turarifashe nitere nikubita hasi nimufite ibikomere. Yaricukuriye mu nzu mu bavandi, yaracukuye mu cyumba arirenza amashuka. Uri kumva uyu mugore ureba hano Nyiransabimana Marie Jeanne uvugwaho kwiba igare akaritaba mu nzu nta byinshi yigeze atangaza usibye ko ngo inzara ariyo kabitera. Ibintu byinshi mbivugaho nabitewe n'inzara ko nasabye imbabazi ko ntazabisubira. Kayumba Jean Bosco umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Nyabagendwa nawe yavuze kuri ubu bujura. Ni umuhanga mu kwiba, twabonye ari umuhanga, yari yararicukuriye mu nzu ashatse kurigurisha kubera ko abaturage hano bamaze kwibakamo ikintu cyo gutanga amakuru. Uwo arigurisha niwe hayo amakuru ubuyobozi, igare bararifata. Bigaragara ko nebya mukoze ku mutima kuko yatwemereye ko nagiye kubireka. Ingeso yo gukorakora kuri uyu mugore ngo si ya none kuko hari nubwo yafatanywe akaguru k'ihene yagahetse mu mugongo, ubundi ngo afatanywe amatelefone yari yibye ahantu bari bagiye gushyingura n'izindi ngero nyinshi abaturage barondora. Yewe ngo n'umugabo we yaramutaye kubera guhora yishyurira umugore. Abaturage bakavuga ko inshuro amaze gufatwa yibye zagatumye abona ko nta mugisha yabigiriyemo akabireka. Dieudonné Nshimiyimana, TV1.